Mahoro y'Imana abane namwe katubwira birasazwe iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru reka tubabwire ngo imigisha y'Imana ibabonekeho reka tubwire abari mugirwa hagati tubabwire ngo nimugire imbeho nziza n'isasita nziza turabizi kuri twebwe muri akadasohoka mudukurikirana ubwishko bwije nuko bukeye turabizi neza muri inshuti zacu reka tububwire ngo iyi ni Noah TV show Ahera TV show TV1 reka tukubwire utarakora subscribe share like comment kugira bisho kugenda neza hanyuma rero mwumva kuri mikoro n'umuhungu wanyu imbere tubafite abatumirwa beza cyane turabasuhuje abantu b'Imana turabikirije mu izina rya Yesu mumeze neza turaho turashimira Imana ko ndebe uyu mugore afite ubwoba twagireka gusererezana umuntu ufite ubwoba mu mutima wanjye wagiye wandika ubona ufite ubwandiko no gushaka guhaguka ikiganiro kitarangiye ubwo wabwiye umuntu mukuru agira ubwoba ushobora kutarutse kwicara ushobora kutarutse kwicara n'umuntu w'umugabo ukabagize ubwoba banza nanagwaye niyo yayo wa mugani neza ntabwo uretse kwisuzuma urebe nimba uri muzima twiganirire nta kibazo mfite ga hanyuma pastor araza gukoraho kanguki oya uyu n'umukozi w'Imana ariko ndamwegera nyina araza gusenga nyina ndamwegera cyane kugira ngo mfate ku maguru ndamwegera ariko umwegera kutamugusha yego twamaze kubamenya yuko oya ntabwo yagwa ntabwo warguye ese ubona ntiwagwa ntabwo nge ntabwo kubera igisemye mu giti kubera ko ngewe mfite umwanzuro nafashe ufite umwanzuro wafashe nge mfite umwanzuro nafashe ku buzima bwanjye nese ufite imbaraga ziza Samusoni ni Samusoni nanjye ninjye nese hari ntare urica ntare nazishe nyinshi izihe twereka ibihanga by'intare wishe mbikwereka Samusoni hari ibimenyetso nirinzi icyaha mbanisha intare nese umunsi wose wanyu udakoze icyaha ntacyo nkora yewe Bibiliya iravuga ngo uyita intungane ngo bayise Imana nyabinyuma siko birivuga ubwo pastor atubeshye nta cyaha nakoze nta nicyo nkora oya se kandi ushaka kuba ubikora utabizi oya ubwo niba ubinshinza mbikorana nawe nuko rero ninjye niyizi ese kugiye kwita Imana nyabinyuma nta uri Imana se oya reka tuzabimenye uriya mva ntukajya wishinga amarenga y'abantu nese ubwo n'amarenga nta marenga nyine ngenda kubajije ngo ufite imbaraga ziza Samusoni imbaraga ziruta iza Samusoni ngenda zifite wishiye ntare cya mbere nuko nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ko wicaranye n'abantu baguje Samusoni none se ngaho nanjye nibangusha okay reka none nkubaza ikibazo kimwe gisebe kujya kwinjira mu kibazo hindukire urebe umugore mu maso ntabwo twigiye abagukurikiye ntacyo maza kwivuga ndabizi maza kwivuga hindukire umurebe mu maso hindukire umurebe mu maso nkubaza ikibazo ngaho mbase kubera iki umuntu ugiye gusezeranya oya ngenda shanga umurebe mu maso nkubaza ikibazo umubonye nkubaza ikibazo murebe nawe murebe mbase umubonye iki mu maso nibonyemo nanjye nyibonye sinakubwiye ko icyaho gikoze sinakubwiye ko ntabwo ari icyaha icyo ntabwo ari icyaha umuntu amaze kwibona mwundi amaze kwibona mwundi amaze kumakarashinga rya Kristo ribivuga murekeraho ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana Bibiliya itubwiye ngo iki ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho bivuga none se hari abajyana batabona none se bivuze ngo kujya muri Kristo Yesu ngomba kukwibonamo ngomba kujyamo cyane oya se kandi none kumva atabya nuko yaje tuvuga kare oya ntabwo ubwo icyaho uragikoze nta cyaha mfite amara urihana kireze okay alright reka mwibwira abakunzi bacu kaduhere hano hepfo amazina ni Munyaneza Noah ndi umugabo nkaba ndi umupasiteri mfite abana Imana ibarinde amen amazina ni Tuyisingije Geraldine kandi nsuhuje abakunzi badukurikira ku manywa uko bwije uko bukeye amazina ni Tuyisingije Geraldine cyangwa se Dina cyangwa se Mama William yego uri iki soza ko yavuze ngo ndi umugabo uri iki ndi umumama okay nasubiye inyuma nkabaza Pastor Noah yavuze ngo ni umugabo imba ari umugabo w'abana mfite umugore ubona ngize ngo usingo mfite umugore n'abana Jadine se we mfite umwana ufite umwana nta mugabo ko nawe ibibazo byawe nabyo birahabanye uraza kumusora nyuma ariko wabwiye abakunzi bacu ndi umumama w'umwana umwe
umwana mwabyaranye w'umwana umwe, ntabwo navuze w'Imana. ariko uvuze ngo uri umumama w'umwana nyine umwana we mwabyaranye. Oya, wamubyaranye n'igiti se? ndi mama w'umwana umwe, si ikinyarwanda icyo ngicyo. ko nshobora kuba nazanye ingwe mu mujyi, ushobora kuba nicajanye na pasiteri n'umunyabyaha. rwose kuri guca imanza wowe nturi umunyabyaha. aya ngenda ndabizi ko ngenda umunyabyaha juste. none ngiye nkoze ikihe cyaha rero? Nese nimba utari proud yo kuvuga uwo mwashakanye wumva udafite ikibazo? Ngewe mu kinyarwanda gisanzwe bavuga umufiyemeri. Uri umufiyemeri? Yego. Okay. Eka witubeshye. Ahubwo uri umugore. None se uri fiyemeri, uri umukobwa mu mugore. Ni umukobwa nyine w'umugore. Oya. Ni umugore wabyaye. Reka dusobanukirire abadukurikiye badasobanukiye ikinyarwanda neza. Umuntu wabyaye atabana n'umugabo bamwita ngo. Aho ushize mu ruzungu. Bamwita ngo. Bamwita umugore. Oya, irindi zina. Wande? Irindi zina ni umugore utagira umugabo. Oya. Oya se kandi nawe uratukanye. Barani mubareke. Iyo twinjiye mu ndimi z'amahanga ahubwo navuge gutyo bamwita fiyemeri. Ubwo ni mu rurimi? Ni Igifaransa. Nese njye siko mvuze. Nese umufiyemeri mu kinyarwanda cyo? Umufiyemeri mu kinyarwanda ni umugore, ni umukobwa wabyaranye n'umugabo ariko adafite umugabo. None se simbivuze bikumvikana? Oya, bakubazaga ukabicinyerera mu cyaro. Nyine simbivuze ibyo bafiyemeri sinabivuze. Reka tubwire abakunzi ba Noah TV1 n'abakunzi bahera TV1. Tugiye gutanga nimero y'umuntu. Tugiye gutanga nimero ya Geraldine. Ndashaka ko tuzongera kwicara mu kiganiro avuga ko yavuye ku isoko. Ntabwo ndi ku isoko, ariko ngiye nubwo ndi umugore. None ko nta mugabo ufite se tubigenze gute? Ntabwo ndi ku isoko. None urihe? Ndihe ndi mwisi. Ndi mwisi. Yes, kandi ukomeze ikiganiro. Yego. None se utari ku isoko uzirongora. Narabishoje. Warabishoje. Nataye umwana wanjye ntabikoze. Noneho ntabwo uzongera gushaka. Nese ibintu byanze barahatiriza. Byanze gute se? Byaranze. Wabaye ingumba se. ariko umva amahirwe. Nese n'umugambi w'Imana. Nimba birivuga ngo nta kigore kizabura ikigabo. Kumva dafite ikibazo abo dakwira kuvuzwa. Pastor bamukoza agakangu. Bamumfashe mumvuze rero dere. Turagusengera. Munsengere pe. Turamusengera. Kuko kirazira kikaziririzwa. None se ubyara umwana umwe n'uw'ingwe. Ni n'ikibazo byariko Imana. Oya wikwijujuta. Ahubwo vuga dusenga Imana. Haboneka amahirwe. Fate ku mafuta yawe. Ubundi igitangaza kiboneye. Rero ntiwongere kugira ubwoba. Hanyuma reka twinjiye mu kiganiro. Turashaka tuganire ibi biganiro bimeze gutya. Tubiganire turi tumwe na pasiteri, turi kumwe nubwo utari pasiteri ariko uri umunyamasengesho ndabizi. Sibyo? Biravuga ko hanze ko abakozi b'Imana bari kugenda biyandarika bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibidakwiriye nk'abakozi b'Imana. Mwe nk'abakozi b'Imana mubibonye mubivuga iki? Urakoze cyane. Inkoranyambaga biterwa n'umuntu uburyo yahagazemo. Genda ngo nkubwire kwirinda nuko umuntu ku giti cye kandi no kwinyanyagiza nuko umuntu ku giti cye. Dore ko umuntu banyanyagije watinyanyagije. Yesu amutangira ubuhamya. Ariko iyo abantu bakunyanyagije Yesu arakurundarunda ntaguta. Ariko iyo winyanyagije ntiwihane ugirana ikibazo n'isi n'ijuru. Bivuze ngo ubwo n'ijuru rifite ikibazo. Ijuru ntirifite ikibazo, ahubwo ikibazo gifite umuntu wiyangaje mu byo adashoboye. Sasa vuga icyo ubwo. Bivuze iki? Bivuze ko niba wihannye ntibivuze ngo urava mu isi y'ibyaha ariko urinda ibyaha biyikorerwa. Ubwo ni nk'ibyaha bishobora kuba byakubuza ubugingo cyangwa byatuma utabonana n'Imana. Byakubuza ubugingo ni byinshi. Nk'ibihe? Kuko buriya mu cyaha cya mbere abantu badatinya batanazi ni icyaha cyitwa agasuzuguro. Niyo cyaha cyonyine? Iki cyaha kigize ibyaha byose.
rw'uruhurirane rw'ibyaha tubona mu isi ari nabyo abantu bakunda kwita ibyaha. ubuse mushuma ntawe kuvavuga ntabwo urasuzugura umuntu. Gusuzugura biri mu buryo bubiri. Urumva hari ugusuzugura bitewe n'amagambo umuntu akubwiye, hari no gusuzugura usuzugura umuntu wakagombye kubugirira neza. Urumva ntago bingana. Noneho urugero ngiye kuguha rufatika, niba umbwira ngo ninze dusomane kandi njyewe ukaba ubizi neza ko ntashinzwe gusomana, icyo gihe ningusuzugura njye nta cyaha nkoze. Ase gusomana ni icyaha? Ni icyaha. Ushingiye kuki? Nshinzwe gusoma umugore wanjye nta wundi. Ushingiye kuki? Nshingiye kuko ari we navuze ko tuzabana kandi. Nyine ushingiye kuki gusomana ko ariyo kimenyetso Yesu Kristo ko ari kimenyetso azakoresha ikihe agaragaza ko akunda abantu? Byanditse muri Bibiliya. Nyine hanyerera muri Bibiliya biranditse. Na Yuda niba arajya kugambanira Yesu nibyo yakoresheje. Ni ikimenyetso ko ukunda umuntu. Cyo ntabwo ari ikimenyetso. Nese uramutse ukunda uwo mugore ntabwo amusoma? Uwo mwicaranye. None siku ya njyewe ndamukunda. None deja no umugore wanjye. Kandi wavuze ngo ugomba kumwibanamo. Wavuze ngo ugomba kumwibanamo. Ahubwo ufite ikibazo. Ni ubuzima busanzwe. Ntabwo ari ubuzima bwo kugira. Ubundi hari ibintu biri ngiye kukubwira mugomba gutandukana. Urumva? Icyambere. Hari urugo. Urumva? Hakaba no kubana icyo bita affaire sociale. Affaire sociale ni iki? Ni ukubana mu buzima busanzwe. None rero mu buryo bw'umubano byitwa gusoma. Ni umugore wawe. Byanditse mu Bibiliya kuzasoma umugore wawe. Byanditse mu Bibiliya kuzasoma umugore wawe wenyine gusa. Niba ubishaka. Urumva? Ugende usome urwandiko wa Petero ibice 3. Ugenda urahasoma neza urabibonamo. Havuga ngo uzasoma umugore wawe. Ukunda umugore wawe nkuko wikunda. Ariko gusomana ntago birimo. Gusomana ntago birimo. Undi uzasoma nini? Nyine ubundi ndasoma ni inzoga nsoma, ni umutobe nsoma, ni fanta nsoma, ndamusomana. Ni ikimenyetso cyo kumukunda. Kandi wowe uratubwiye ngo gusomana ni icyaha. Nongera mbisubire. Gusomana n'ukwawe n'umugore mwashaka. Byanditse he? Nakubwiye ngo ugende usomaho muri Petero. Byanditsemo ko usoma umugore wawe wenyine gusa. Ko ari we mukundana. Gukunda no gusomana ni ikintu gitandukanye. Oya. Nakubwiye ngo hari urukundo asosiyale. Pastor ko mutubuza gusomana mwe mugasomana ku ruhande. Niye wari wabona nasomana. Nese ntabwo twakira abana b'abakobwa bavuga ati pastor yanteye inda. None se pastor ni nge? Ninge pastor. Oya nawe ushobora kuba ushobora kuba wajya nko ku ruhande ukamurika rero album tutazi. Reka mbanze nkubwire. Birabangwa igiti cyose cyera imbuto zingana nuko kiri. Izo mbuto nanjye nuzinsangamo uzabimbaza. Ariko niba wabisanze muri bagenzi wanjye uyibimbaza kuko sinagendanye nawe. Ariko icyo ndavuga ni iki: umupasiteri ugerageza kwigisha ngo abantu bihane bakundane bizera Imana yo mu ijuru bakajya gusoma abagore b'abandi bataye ababo, ndagira mbabwire ngo bari gukora icyaha. Asomye umugore wiwe agasoma n'undi ari kibazo. Hari gikomeye. Kandi mwatwigishe ngo dukundane. None se dukundana no gusomana. Nese gusomana icyaha kirimo ni icyo gusomana. Oya ko numva bivuga gutyo ngaho bigenda ubibigishe bajye basomana. Oya ndagira ngo mbikubaze. Oya ndagira ngo nkubwire. Ndagira mbikubaze. Ndabisubiramo. Nzasoma umugore wanjye. Byanditse he? Nindangiza. Nugera imbere y'Imana ugasaba gusa. Ariko gusomana byari icyaha. Gusomana n'umugore utari uwanjye cyangwa gusomana n'umukobwa utari urumva kirazira kikanaziririzwa. Ase pastor kaze ngo baze ko ndabona utari wa none ahangaha. Kuva kera hose mukivuka mukirubyiruko gusomana byamyeho. Nta nibyo nigeze mbona muri kigihe. Nose kuki mubyize? Impamvu ntago nge nkubwiye ngo ndabyizera. Ni nayo mpamvu nge ndikubihakana. Urumva? Yeah, all right. Nawe urabyemera yuko gusomana ari icyaha? Urimo nazajya yivugira ibye nitugera imbere yawe.
rukiko bivuze iki se ubwo? njyewe ikintu bivuze Ehe. ntabwo mfite umwanya wo kwita kuri uriya Eh. wese afite ukuntu abana n'Imana Eh. buri wese azajya ahanwa ku giti cye nukora ibyiza uzunguka kuri wa munsi nukora ibibi nabwo uzahanwa ubwo rero kwita ku muntu ngo akoze gutya ngo agenda gutya bukeye n'ababaza imbere ye kuko ushobora kwita ku mbuto za mwene so ntugire ahantu ugera bikakugusha mu mutima ariko we n'ukuntu ubanye n'Imana niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Ariko reka dushyire ukuri ku mugaragaro, dushyire ukuri ku mugaragaro. Nimba muri biriya ntaho byanditseho gusomana ari icyaha, ntaho byanditse ugasoma umuntu ni icyaha, aba yari umugore wawe mwaranyuze imbere y'Imana n'amategeko numva nta cyaha kirimo. ariko mu itegeko ryawe wishyire mu mutwe wawe ritanditse mu gitabo cy'Imana. Ndavuga ngo kwa kundi usaba umugore usaba umukobwa mugasezerana mu murenge imbere y'Imana muri mu rugo iwanyu mugasomana ni icyaha. Njye ni kubaza sino numva nta cyaha kirimo. Iki n'ukuntu umuntu wahandi se gute? Wahandi gute? Kuki yitwa umugore wawe abandi bagore bose ntibitwa babo? Ariko mukatwigisha ngo nidujyate dukundane. Ariko inkundo kandi dukundane nta buryarya. Ufite nacyumvisha. Bashaka gufata inkundo ziri mu moko 100 zigira urukundo rumwe ntago byakunda. Mu moko 100 tubwiye nk'amoko 5 y'inkundo. Tubwiye nk'amoko 5 y'inkundo. Urukundo nkunda umuvandimwe wanje. Nurwo nkunda mama mbyara, nurwo nkunda umwana umbyara, nurwo nkunda namwe mwese turi kumwe hano. Numva izo nkundo wazihuriza. Nyine zo zitandukanye. Uzuvuga n'uburemere bwazo. Urukundo nshaka gukunda umugabo wanjye rutandukanye we nubwo nagukunda. Umugabo wanjye turararana, umugabo wanjye kinyabwoya kimbabye yakirukana araracungira umutekano nanjye nkacunguwe. Urumva urukundo mukunda ariko ngo nawe nagukunda. Nese habiye mpamvu ya telefone shingira kucyuvuga ngo umugore wawe niwe wenyine gusa nta cyaha. None kuki umuntu yemerewe gusezerana n'umuntu umwe? Kuki umuntu yemererwa gusezerana n'umuntu umwe? Kuki badasezerana n'abantu benshi cyane? Ariko yo ni itegeko. None iyo usezerana cyanditse muri Bibiliya. Kamaze nkubwire iyo wemeye kwiyaminiya iyo wemeye kwiyaminiya ugatanga amafaranga yawe ukajya kwa kana kugasaba umukobwa ukamuzana iwawe ugashyiraho ibishoro aba yabaye uwawe ugomba kumutetaho uko wumva ubishaka kuko mwanyuze imbere y'Imana ndumva nta cyaha. Nese abantu basezeranye Imana ivuga ko ari abasambanyi. Hoya bitabivuga nuko babaciye imbere y'Imana bagakora ibintu biri mu mucyo. Nese mwumvikanye mudasezeranye mukijyanira hari cyama mukoze mugasomana. Hoya nugire mwumvikanye mushaka kubana umugore n'umugabo bakumvikana. Bibiliya yanga abantu bishingira. Muri Bibiliya hari abantu byanditse ko abantu bagomba kwishingira. Ako nta byanditse ngo uzashingirwe. Bagenda ninjoro. Nta byanditse. Gushyingirwa nta hantu byanditse. Ko hari itegeko Imana yakuye urubavu nta hantu byanditse ko abantu bagomba gusabana bagakorwa bagasinya. Upfa kuba kunza umuntu. Nawe uri kubivanga ibyo sinzi ukuntu babyita. Mushumba wowe bivuga he? Binyuze imbere y'Imana n'abantu. No mu murenge ntabwo byemeye. Nese urabyemera yuko ibingibi badubwira kwa pastor ahubwira ngo uzamukunde mu byiza no mu bibi. N'abapasiteri basenye ngo weho rero iyo umbwira ngo umva ikintu wari kuvuga gusezerana n'urukundo ni ibintu bibiri. Ntabwo ririya sezerana ariryo rituma abantu bubaka urugo ngo bakundane barambane. Bisaba ko uba urukundo ruhari kare akakaza ari nk'agakoryo. Ntagakoryo urakoze cyane. Urakoze cyane we icyo rwashaka biriya bikaza ari nk'agakoryo. Umvise abakunzi ukuri no wa TV1 abakunzi ba Hera TV1 turabaha nimero. Fata nimero mwa bintu. Pastor wowe bivuga iki? Nge icyo mbivugaho ndagira ngo nkubwire gukunda. Bibiliya yivuga gukunda ntago ari ugukunda ibyo ubona byose. Ariko urukundo wavuze hari urukundo rw'umugore n'umugabo n'abamukomokaho. Hakaba n'urukundo asosiyare. Urukundo asosiyare ni urukundo rw'abavandimwe abo tuzi n'abo tutazi. Ariko iyo tugeze ku ijambo urukundo rw'ukuri rwizewe ni hagati y'umugore n'umugabo n'abazamukomokaho. Ikibazo dufite abantu dusigaye twarafashe ibintu byose tubipirata kimwe. Rero ngenda jya mbabwira ngo twirinde muri byose kuko nituramuka tutirinze
niko gucirwaho iteka kw'abari mu isi. Ariko nitwizera amagambo nk'uko Kristo yavuze, yaba ari aha yaradutegetse ngo tumere nka Aburahamu, aba yaradutegetse ngo tumere tumere nka Salomo, urumva aba yaradutegetse ngo tumere nka Bayeli, aba yaradutegetse ngo tumere nka Adamu. ndumva nshaka kubaza ikibazo kimwe. Mbaza. Umusore n'umukobwa bahuye bakaganira bakundana bya nyabyo nta buryarya burimo bakajyana batanyuze kwa pasiteri, hari icyo baba bakoze kinini cyane buretse gatoya ngiye kubikubwira. baba bagikoze buriya imbere ya leta n'imbere ya pasiteri babona abantu baje kwihuza imbere yabo, ahubwo ni ukuvuga ngo urwo rukundo baba baje kwereka ababyeyi n'igihugu cyabareze n'abavandimwe, ariko ubundi urukundo rwa mbere naho bahuriye. ubwo no kwijyana nta kibazo, urumva ababyeyi bakazabasura mu rugo. icyitonderwa kwijyana aho uri kuvuga, nakubwiye ngo aho kugira ngo bajye kwirirwa baryamanira njye mu bihuru, bagenda bakabana tukazabashingira bari kumwe mu rugo, kuruta uko bajya mu bihuru hariya imbwa n'imbeba zibarenga. Urakoze cyane. wowe ushingira ku cyo uvuga ko ari icyaha, kuko n'ubundi reka mvuge iki kintu ngisubiremo, kuko n'ubundi iyo baje imbere ya leta bakaza no kwa pasiteri cyangwa kwa pasiteri, nibo ubwabo baba bizanye, ntabwo ari twe tuba twabazanye. ariko se bivuga rero ngo urukundo nyarukundo ruhera mu itangira ry'imizi y'aho bahuriye. pasiteri bakundana hanyuma bakaba bazi ko bakundana bazana abantu, bakaba bavuga aho kugira umuntu ajya gusambana ku ruhande agamagara mugenzi akamusura bakaryamana, ariko ntibahita babana mu mwanya cyaba bakoze. icyo ni sakirire ngo baba bariye ubukwe bubisi. gute se? reka nkubwire impamvu ya mbere. Bibiliya banga ubuzima budafite intego buba bupfuye, kandi bafite intego yo kubana, nuko igihe kitaragera kandi babyishe. buriya wari uzi ko bariya bagiye bakabana ikibazo bagikemuye, nta n'uri bubagireho urwikekwe. ariko bariya bagiye guhurira mu bihuru cyangwa mu marogi, nibo usanga bahigana n'umuserebanya n'inzoka. umukobwa yasanga umuhungu muri geto yiwe ariko akaba amufashije ikibazo akaba agikemuye. reka ahubwo ubwo ni ukuvuga ngo ibyo nicyo Bibiliya yita ubusambanyi. bakundana bazabana, umva iyo geto niba bashaka kuyibanamo, n'ubundi se babanyemo ntibarende umwe batandukana n'undi akajya kuba iwabo kwa nyina, undi akajya kuba iwabo kwa nyina, barajya gukora iki ko n'ubundi ibyo bashakaga babikoze. neza asambanye agiye gusambana. urumva uwasambanye biri mwita ko ari iki? ni ikiraro. wowe washingira ku cyo uvuga ngo ni icyaha gikomeye. njye shingira ku byanditswe byera muri Bibiliya. byanditse hehe? umuntu kwishingira byanditse hehe? nyine buretse ngenzi neza nawe uzasoma ijambo ry'Imana, nuko nibutse umurongo wa ugiye kuba nka wa muntu avuze ngo uzasome Matayo 5 ngo muzumirwa. nyine buretse nkubwire njye mu mikurire yanjye nakuze numva ko mu byo batwigishaga muri Cours de Dimanche ko kwishingira ari icyaha, ubu uri umusambanyi. twagera no mu nzu y'Imana bakatubwira ati wowe ubana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe mudasezeranye, Imana ibafata nk'abasambanyi, mushaka uburyo mu binyuza hehe imbere y'Imana amasezerano. njye nuko nakuze numva imyumvire yanjye. reka dusoze ikiganiro. urasobanukiwe cyangwa ujyanye? tuzagaruka abantu bandikiye muri komantere, abantu bandikiye muri komantere niba dukina tuzagaruke ibintu tubishyireho umucyo neza. yego numva dusoje. rero reka wenda mvuge muri iyi jambo gakeya, ariko ntabwo ari nuza no kujya tubyumve ngo amagambo y'inzimuzi yongorerana aryohera amatwi kandi akuzura umutima. amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi kandi akuzura umutima. ntabwo aya magambo ari amagambo y'ukuri, ni amagambo asenya. ayahe? amagambo y'inzimuzi. bishatse kuvuga icyo ubwo? bishatse kuvuga ni ya magambo wari urimo umbaza. ijambo urukundo ndabisubiramo. njye aho kugira ngo abana b'abakobwa bajye guhurira n'abasore mu bibaya hariya cyangwa se mu marogi, babana bikagira inzira ukamenya ko babanye.
kabiri icyo nongeraho, niba bavuze icyo bita gusezerana kwa padiri cyangwa imbere ya pasiteri, ndagira ngo nkubwire ngo ni kimwe bagomba kurindana kugeza igihe bazabikora bavuyeyo, kuko mu cyaha cya mbere abantu bagira ni ukutaba mu buzima bufite intego. kwifata byanze gute se? byanze niba byanze navuze ngo kabiri agenda abane n'uwo akunda ntibahurire mu kigo, twavuye mu murenge, kuko niba biramutse byanze uvuze ngo byanze, ntago byanze, ahubwo ni ryarari na ya magambo y'inzimuzi. twavuye mu murenge, abantu barariki, twavuye mu murenge bakamubwira ngo uyu mugore uhereye umwanya baye umugore wawe. urakoze cyane. Cyane iki afite aho ndagusubiza. aho niba basezeranye, kuko ndaguha urugero, uyu yavuze ngo koro dimashe, ariko njye ndagira ngo nkubwire nabanye n'abantu benshi batigize basezerana kandi bari abaririmbyi, bari ababwirizabutumwa bwiza, ariko babana basezerana babana. noneho rero uyu muntu niba yasezeranye ku murenge umbwiye akajya kubana n'umugabo we, njye nta kibazo mbifiteho. ikibazo nagera ni kimwe, ni ukubona ajya gutwita kandi atabana n'umugabo we barasezeranye. hanyuma mwashingiye cyane cyane muvuga ku kintu cyitwa ubukwe. ubundi mu batubanjirije Dawidi yakorewe ubukwe muri iyo sare. urakoze cyane. njye nakubwiye ngo ndabisubiramo, uwo ukunda Bibiliya ubwo aravuga ngo umwiyegereze abe mu gituza cyawe, ntabwo yigize avuga ngo abe. kandi nigize kukubwira kuri icyo kiganiro, bize kujyana n'ikibazo nkubashije nyine ndakubwira kuri icyo kiganiro, mu mategeko ya kera nta hantu herekana yuko bababuzaga gushaka abagore benshi, ariko mu itegeko rishya twahawe na Kristo, ubwo twageze mu bundi buzima bushya bwo gucungura. ubwo ibyo mu itangira bya kera, itegeko rya kera ntiritureba, biratureba kuko tujyayo tugiye kumenya aho abacu bavuye, natwe naho tugomba kwirinda kugira ngo tutagwa. ndashaka nyine twuse kugira ngo abakunzi bacu baze kumva ikibazo mbajije. yego, udafite umutwe ntuba wuzuye, kandi udafite igihimba ntuba wuzuye. bivuga ngo kiriya cyari igihe cyari igihimba kidafite umutwe, none uyu munsi ni igihimba gifite umutwe. umutwe ni nde rero? ni Kristo. bivuga rero nitutagera ikirenge mu cye rwose pe, icyo nkubwira niko kuri. njye nabaje ikibazo kugira abakunzi bacu baze kubyumva ko turimo turabaza ikibazo cya nyuma kugira ngo dusoze ikiganiro. Dawidi cyangwa Salomo cyangwa Yesuwa cyangwa Aburahamu, abo bantu bakoreye ubukwe hehe? urakoze, njye nagushubije. kiriya gihe Bibiliya itubwira ko cyari igicucu. none mubivana he mwe abapasiteri mubwira abantu ngo nibaza mubakorera ubukwe mu bantu? tubivana he? Nasomye Bibiliya ukayirangira. ntusome ibyanditswe. kandi nk'ubaje abatubanjirije kuvuga ngo turi njye nakubwiye Yesu amaze kuza yahinduye byose bishya, yatashye ubukwe kandi ari amategeko n'indayo yanditse, amategeko 10 n'indayo yanditse, amategeko 10 n'indayo yanditse, amategeko 10 yanditswe na Mose mu gitabo cya ryari, urumva, mu gitabo cya kera. none tuve mu isezerano rya kera, hari n'amategeko yandi Yesu yazanye. manza avuga ngo ndaza kubihindura bishya, avuga ko iryo jambo ridahari. aje guhindura iki bishya? byose byari biriho byari bishaje. ubwo bishya rero nimba n'ibyaha byarimo tugiye gukora ibyago nyine yabihinduye bishya. none banza unyumve neza kandi unyumvirize. Yesu yavuze ngo ntiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyakora. urakoze cyane. niyo mu gukomeza amategeko rero yatashye ubukwe Kana y'i Galilaya arimo abyerekana. rero amaze kubyerekana, nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo iki ni igihe cyo kuba maso kandi kugira ngo umuntu yirinde muri byose. rero niba udashaka kwirinda, ndagira ngo nkubwire buri wese akwiye guhitamo. niyo mpamvu rero guhitamo ni uko umuntu ku giti cye, ariko nanone kwizera ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. niba utizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, genda urya ubuzima bwawe, ntago nkubujije,
buri wese azisobanura imbere y'urubanza rwa kirisito. Rero bene data, Imana ibishimire kandi bagirire neza. Igitegeko ndeba uyu munsi ni kirisito, kuko niwe mwami w'iki w'amahoro. urakoze cyane. Dusoze abakunzi bababwira ngire jambo. Ijambo nababwira, twizere Yesu nk'umwami n'umukiza, umucunguzi w'ibyaremwe mu isi byose. Kabiri kandi niwe muhuza w'ibyaremwe mu isi no mu ijuru. Mutari bumwizere rero afitanye urubanza n'Imana. Gahunda ni ugukiranuka, gahunda ni ukujya mu ijuru. Musanze ridahari, ibindi byose Musanze ritabaho. Ariko imyumvire yawe ko numva ihabanye no Musanze ritabaho. Uyu ni umuntu ukiraho. Musanze ritabaho. Birahari. Umuntu wanditse Bibiliya yaribeshye. Ugendera kuri Bibiliya byonyine gusa. Hari kuzimu hakano mu ijuru. Inzira ni ebyiri. Ahubwo wowe byancanze wemera iyihe nzira? Okay, abakunzi bacu ni bafata telefone, tugiye gutanga nimero zaba abantu rero abakozi b'Imana. Wakunze pasteri afata nimero yiwe. Pasteri vuga nimero yawe. Ni 0788504014. Wowe 07872925 warayisubiramo ko ari abantu benshi bayikeneye ndabizi. ntawe Hari abantu benshi bayikeneye we ndabizi. abandi bayikeneye Hamushobora kuba yarasabye umugore Imana akaba abonetse. ibyo reka kumvugira ibyo ntavuze. Yabonetse wateramo n'uko umwe yabonetse. Urugendo rwa Hanyuma reka tubashimire kwa turi kuri Noah TV1, kuri Ahera TV1. Kora subscribe, share, like, comment. Nimba iki kiganiro gikunze twandikiye tuzagaruke dukora ikiganiro cya kabiri. Murakoze cyane.